Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa nkuko babiteguye, igice cya mbere umurongo wa 8. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Ni ijambo twese tuzi ariko rifite imbaraga zikomeye. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera n'abamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose. Yesu ashimwe. Ibyo byonyine no kureba uko mumeze, no kureba uko abakozi b'Imana bicaye, no kureba uko baririmbyi barimo kuririmba birahagije. Umwuka wera yarakoze. Yesu ashimwe. Ndibwira yuko nta muntu uri hano Umwuka wera adafite aho yamukuye. Ntabwo iki cyicaro wapfa kukicaramo atari Umwuka wera wakugejeje hano. Ntabwo byoroshye. Uwanyemerera akavuga ati ndi hano kubw'Umwuka wera, ndi hano kuko Imana yampaye agakiza, yambabara akavuga ngo Mana ndagushimye kubw'icyicaro nicayemo. Aho uri hose, uko muri kuvuga mu ndimi, uko munezerewe no kurebana gusa, uko ubwiza mufite mu maso kandi mukomora ku Mana. Mu mwanya muto mfite hano ndi imbere yanyu, nifuje yuko tuganira mu mirimo myinshi y'Umwuka wera. Nifuje kubabwiramo imirimo 3 gusa. Imirimo 3 ituma koko duhabwa izi mbaraga. Muzahabwa imbaraga Umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Simbizi nimba ari Yerusalemu cyangwa nimba ari Nyamirambo cyangwa nimba ari Kagugu nimba ari hehe, ariko icyo nifuza nuko twava hano ufite icyo wahamya, kuko icyo Imana dushaka ko ni uguhamya yuko twabonye Imana. Iyo ni inshingano yanjye, ni inshingano yawe, kandi ntibisaba n'ubuntu bwinshi. Umuririmbyi yaravuze ngo nubwo utari umuhanga ukaba utazi no gushyomoka, ujye uvuga gusa ko Yesu yagukijije. Ibyo byonyine birahagije. Iyo mirimo 3 tugiye kuganira, umurimo wa mbere ukomeye cyane nuko Umwuka wera ahishura umugambi w'Imana mugari, umugambi w'Imana ubwayo n'umugambi w'Imana idufiteho. Cya kabiri no kurinda uwo mugambi, kurinda umugambi w'Imana. Icya kabiri tugiye kuganiraho nuko Umwuka wera adushyira mu mwanya ukwiriye, umwanya ukwiriye aho tugomba kuba, akahadushyira kandi mu gihe cyacyo. Turaje turabiganiraho. Icya gatatu nuko Umwuka wera, umurimo ukomeye cyane, adutoza kuba mu isi no kuyibamo mu buryo budashoboka. Yesu ashimwe. Arabidutoza kandi akabidushoboza mu buryo budashoboka, mu buryo butabaho. Umuntu akabaho adasambana, umuntu akabaho atiba, umuntu akabaho atangana, kandi abandi binanirana. Umuntu akubwira ngo nananiwe kwihangana. Oya, Umwuka wera arabishoboza tukihangana. Nta nubwo twihangana, nta nubwo tubyibuka. Burya ari ahantu umuntu agera akibagirwa akatashobora no kunywa inzoga. Muri mwe hari abakibyibuka? Tukanabyibagirwa, akagukura ku rwego rwo kugeragezwa, ahubwo ukanabyibagirwa. Ibyo rero ni Umwuka wera ubidushoboza. Ni Umwuka wera. Ndagira ngo kubera yuko umwanya wacu ari mutoya, Umwuka wera guhera mu itangiriro, Imana mu bintu bikomeye cyane nuko umuntu asobanukirwa umugambi w'Imana. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa umugambi w'Imana, akamenya n'umugambi Imana imufiteho, aba afite imbaraga zidasanzwe. Kandi mu bihe byose, mwese abari hano benshi muri abasomyi ba Bibiliya, ikintu Imana ibanza gukora kenshi ni uguhishura umugambi wayo. Haba mu bihe bikomeye, haba mu bihe byiza, haba habaye amahano, haba habaye ibyiza, Imana yije irabanza igahishura umugambi wayo. Yesu ashimwe. Ndabaha ingero, ntabwo ndi busome cyane. Iyo dusomye mu itangiriro, amahano abaye, umuryango Imana yari yaremye ukoze icyaha, Imana irababara cyane, ariko igeze muri uwo muryango igaragaza ngo nubwo byabaye, nubwo Satani ankoreye ibi ngibi, ndacyafite umugambi. Ibwira uwo muryango ngo dore nshyize urwango hagati y'inzoka n'uyu mugore,
kandi ikizabirangiza nuko urubyaro rw'uyu mugore wansokawe uzakumena umutwe. Imana irigendera, ibindi birakomeza. Imana ivuga umugambi wayo, sinshaka kubitindaho. Imana yagiye ihishura umugambi wayo uko byagiye bikurikirana, ntabwo turi butinde, ndetse haba no ku gihe cyihariye Imana igenda ihishura umugambi wayo. Hari kambabwira umugore umwe wari ufite ibibazo, umugore wa Aburahamu wari washatswe mu buryo butemewe, ariko ahura n'ikigeragezo cyo kwanga, kuko uyu mugore wa Aburahamu ikigeragezo yagize ntabwo ari we wakishoyemo, nta nubwo ari we wakishyizemo, ahubwo yagiye kubona abona ageze mu bibazo. Bibiliya iratubwira ngo rero bamaze kumwirukana Hagaya agiye, amazi amushiriyeho, biragenda ibintu birazamba, ibindi birakomera, ngo ariko ageze mu nzira ngo yitarura umwanda kugira ngo arebe uko apfa. Yesu ashimwe. Narasomye umva ukuntu Imana itangaje. Ije isanzwe uwo mugore arimo kurata umwana wanjye arapfuye, umwana wanjye arapfuye. Imana iraza iravuga ngo uriya ureba azaba ishyanga rikomeye. Ibyo umuntu agiye gupfa wahera kuri ibyo. Uriya azaba iki? Azaba ishyanga rikomeye. Ntabwo Imana itewe ubwoba no gusamba kwe, ntabwo Imana, ahubwo Imana imufitaho iki? Umugambi. Iramubwira ngo uriya azaba ishyanga rikomeye, azatura imbere ya bene se. Imana irangije yereka uwo mugore ngo imuhumura amaso ngo dore iriba, ariko icyo yabanje ni ukuvuga umugambi wayo. Yesu ashimwe. Kuko burya Imana hari ibyo itajyamo, ari ubwo tuba dusengera inyanya, Imana ikagaragaza umugambi wayo. Ahubwo ibyo hari ibyo Imana itirirwamo, ahubwo ikagaragaza umugambi wayo. Uyu munsi rero wa Pentekote hari umugambi w'Imana nasomye mu gitabo cy'Itangiriro, aho byari bikomeye cyane. Itangiriro ibice 8. Nkuko tubizi, isi imaze kwangirika, Imana yarimbuye abantu. Imana imaze kurimbura abantu, Imana isanga Nowa, imwereka ibibaye, imwereka uko ibintu birangiye, imwereka ko ibintu birangiye rwose. Ariko ije naratangaye cyane. Ije amubwira ngo nubwo ubona abantu bashize, nubwo ubona ibintu byarangiye, ariko mfite umugambi. Imwereka ubuhanuzi nshaka kubabwira kugira ngo tubitekerezeho, hanyuma tubone kuganira ku kijyanye n'umugambi w'Imana wihariye. Ngo akingura Itangiriro ibice 8, akingura idirishya, iramubwira ngo niyohereze igikona. Uhereye ku murongo wa 6, ngo igikona kiragenda, niko Bibiliya ivuga, ngo kirajarajara. Ntivuga niba cyaragarutse, ntivuga niba cyaragiye hehe, ahubwo biravuga ngo cyarajaraje gusa kiragenda. Bibiliya ntivuga niba cyaragarutse cyangwa niba cyaragomyeyo. Ngo iminsi 7 ishize arongera ngo yohereze inuma. Inuma nayo ngiragenda, ngo ariko yo iburaho ishinga ibirenge iragaruka. Iminsi 7 ishize ngo arongera akingura idirishya yohereza iyo numa, ngiragenda, ngo ariko iragaruka igarukanye ikibabi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Ngo arongera arayifata ayishyira mu nkuge, ngo arongera asiba iminsi 7, arongera arayohereza. Hanyuma ngo inuma isohotse ntiyagaruka, ngo irigendera burundu. Ngo hanyuma ngo amenya yuko amazi yakamye ku isi kandi ko byatunganye. Ibyo bivuga ikirere mu buhanuzi, bivuga yuko habayeho igihe cy'amategeko ariko ntiyagira icyo ageraho. Habayeho igihe cy'ubuhanuzi nticyagira icyo abahanuzi baravuga barakora ariko ibintu byatungana. Habayeho igihe cya Yesu waje mu isi akora umurimo, nibyo bivuga ko iyo numa yagarukanye ikibabi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Muri Bibiliya tubwira ikibabi cy'umunzenze, ariko handi batwereka yuko ari ikibabi cya olive. Ngira kigarukana igihe cya Yesu nawe yaraje arakora, hanyuma habaho ikintu, kuko Yesu ntiyatinze no mu isi, ntago yakoze imyaka byinshi, aragaruka. Ariko bamenya ko hari icyabaye. Icyanyuma rero cy'ubuhanuzi ngiye numva nakomera Imana amashyi, iyohereza umwuka wera cyangwa inuma iragenda ntiyagaruka, bivuga ngo umwuka wera aracyari mu isi. Umwuka wera ari mu isi, umwuka wera arahari, ntabwo aragenda, ntabwo arasubira mu ijuru. Umwuka wera araha, umwuka wera aragendagenda, akaba ari udukorera iyo mirimo 3 ngiye kubabwira ikomeye cyane, wo guhishura umugambi w'Imana no kukwereka umugambi Imana igufiteho. Twebwe twese uko turi aha ngaha,
burya nimba hari ikintu gikomeye nawe ntabwo wari ubizi, nanjye sinari mbizi ko Imana idufiteho umugambi. Ntabwo mwari muzi ko Imana ibafiteho umugambi wo kuzaririmba nk'uko muri kuririmba. Ntabwo Imana mwari muzi ko afite umugambi wo kuzaba abakozi Imana nk'uko mubizi. Aho mwanyuze naho mwagiye, ariko Imana yo yari ibizi. Imana nishimwe. Umwuka wera rero arahari. Nicyo cya mbere, ntabwo ari ukumuhaha, ntabwo ari ukwinginga. Imana yaduhaye umwuka wera ngo dukorere ibyo agomba kudukorera. Ibyo akora ni byinshi cyane rero, ntabwo nshaka kubitindaho. Turasoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 28. Ni ijambo twese tuzi. Turahera ku murongo wa 10, uko Imana yasuye umugabo witwa Yakobo. Uyu mugabo Yakobo mu bintu atarazi, nkuko twese tubizi, buriya Imana igusura, Imana guhishura umugambi wayo. Yakobo nubwo yavutse ntabwo yarazi ko Imana imufiteho umugambi. Ngo Imana yari yaravuze ngo akiri mu nda ya nyina, ngo nakunze umuto nanga umukuru. Bakiri mu nda Imana yari ibizi. Yesu ashimwe. Imana yari igize gute? Yari ibizi ko abana babiri bari mu nda hari uwizakoresha Imana imufiteho umugambi. Dusome rero Itangiriro ibice 28. Ndasoma mpereye ku murongo wa 10. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani. Agera ahantu araharara buraki, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Arota abona urwego rushinze hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho kandi barumanukiraho. Kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Imana ya sogokuruza Aburahamu, ndi Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi. Kandi muri wowe, mu rubyaro rwawe, nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, nk'uko ntazagusiga ntarakora ibyo nagize gute? Ibyo nakubwiye. Mutega amatwi rero. Uyu mugabo Yakobo, nk'uko nabivuze mu mugambi w'Imana, we ntabwo yarabuze icyo nshaka kubitindamo, ariko mu bibazo bye, mu ngorane ze, mu nzira z'uko agiye kugenda, ariko mu mugambi w'Imana, Bibiliya tubwiye ngo araryama, abona yumva ibyo Imana imubwiye, sinshaka kubitindaho. Twese turabizi. Bukeye arakomeza, aranagenda, agera aho yagombaga kugera. Agezeyo ntabwo tubitindaho, munyumve neza. Burya Imana ifite umugambi, kandi umugambi wayo, kandi Imana irinda umugambi wayo. Muntega amatwi rwose. Agezeyo agera kwa nyirarume. Ageze kwa nyirarume aramureba, abona uwo mwana, kubera ko aho yaryamye ntiyariye. Gose murumva yarariye? Ko biri tubwira gusa ko Imana yavuganye nawe. Mwigeze mubwira mubona ko yamuhaye ibiryo? Ariko yageze ubwo kwa nyirarume ashonje, yageze kwa nyirarume atakarabye, yageze kwa nyirarume ari impunzi. Nyirarume aramureba atari kuyuwe nuwe, ariko nubwo atari kumumenya, nubwo inzara yamwishe, Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye. Yesu ashimwe. Ushobora guhura n'umuntu ukabona yikoreye agataro, ushobora guhura n'umuntu ukabona ivumbi ryamurenze, ushobora guhura n'umuntu ugasanga ameze nabi ndirenda gufatira n'umugongo, ariko utazi yuko hari umugambi w'Imana umuriho. Ntabwo yarabizi. Atangira akazi rero, aramubwira ati, ubundi wowe urajya hehe? Ati, ndahunze. Ati, guma aho ngaho, kandi ntundire ibiryo, mu gitondo ujye kuragira. Yesu ashimwe. Agiye kugira gute? Ushobora guhura n'umushumba ari inyuma y'inka, ariko ntumenye ko Imana imufiteho iki? Ntubimenye. Burya rero nari nkwiye kukwitondera, nanjye wari ukwiye kunyitondera. Ntiwabimenya, ntiwabisobanukirwa.
nari nkwiye kukubaha nawe wari ukwiye kunyubaha. Yesu ashimwe. Ushobora kumbana inyuma y'inka ariko Imana yarambwiye ngo narakiguhaye. Ukajya urumva ni mwumva umushumba w'inka wabwiwe ngo iki gihugu ndakiguhaye, ukajya umubona ukamubwira utari ko koko iki gihugu, akajya akareba hakurya akareba akavuga ariko Imana ntiyambeshye koko iki gihugu yarakimpaye. Ari iki ari umushumba atangira ubuzima bwe nk'uko abandi babutangira. Abwira nyir'urume ati ngeze igihe cyo kugira gute cyo gushaka. Nyir'urume aramubwira ati wowe nta gahunda ufite, nta n'inkwano wabona, ariko Imana yaramubwiye ngo uzabyara. Ushobora kumubwira ngo nta nkwano afite, ariko mu mugambi w'Imana, Imana yamubwiye ngo uzabyara kandi ugire gute wororoke. Yakobo rero umubwiye ngo ntazabyara kandi azi yuko Imana yamubwiye ngo uzabyara wororoke, izo mbaraga ze wazikira? Izo mbaraga ze wazikira? Yabwiwe n'Imana ngo azagira gute, hanyuma wowe ukamubwira ngo nta nkwano ufite. Amajwi y'abadayimoni ajya atubwira byinshi, ariko bene data, iyaba Imana yagufashaga ukamenya ko Imana igufiteho umugambi, ibindi byose wabishyira kure. Ibyo sinshaka kubitindaho. Bibiliya tubwira icyambere mwumve, dayimoni wateye Yakobo nubwo Imana yari mufiteho umugambi, ni dayimoni w'umuriganya. Amugendaho rero, umuhungu arabenguka, umuhungu ashaka n'inkwano, ariko mu gihe cyo kurongora dayimoni aramuriganya. Ariko nubwo yamuriganyisha, Imana imufiteho iki? Wicika intege. Wicika intege ngo nuko wahombye, wicika intege ngo nuko wabaye iki, wicika intege ngo nuko byagenze gute. Umugambi w'Imana urahari. Biba biramukomeranye, baba baramuriganyije, sinshaka kubitindaho. Umuhungu arongera afata, urumva baravuganye bati kugira ngo ubone umukobwa wanjye uzankorera imyaka 7. Imyaka 7 yose arayikora yirangije, dayimoni aramuriganya nk'uko ajya kugira. Umuhungu arongera akorera indi myaka 7, we yashakaga mubona mu myaka 11. Ariko ni hahandi umugambi w'Imana ugize gute? Umugambi w'Imana urahari. Sinshaka kubitindaho rero. Uyu mugabo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ikibazo cya mbere, urugo nyirera rubonye, abana arababona, kandi ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye mu muryango wo kwa Yakobo. Satani yamuzaniye ibintu kandi bitariho, mu ntega amatwi bitagize gute. Mu mugambi w'Imana yamubwiye yuko azabyara kororoka, nta gukenyuka kuri mu muryango we, nta rupfu ruri mu muryango we. Ariko Satani yubaka ibintu kugeza igihe abwiye Yakobo ngo n'umuhungu wawe Yosefu yagize gute, yarapfuye. Nyamara ibyo ni ibintu byarunzwe n'abadayimoni. Munagerageza kwihuta cyane, arabwirwa ngo n'umuhungu wawe yagize gute. Nyamara ni ibintu byarunzwe n'iki? Oya, utanyubye. Ni ibintu byarunzwe n'abadayimoni. Abadayimoni bo babwiraga Yakobo ngo Yosefu yagize gute. Nyamara muri Yosefu niho umugambi w'Imana ugize gute, nihuri rero. Imana ishyiraho umugambi wayo kandi ikagira gute, ikanawurinda. Imana niyo iwurinda. Wowe byarangira kubera yuko ndibwira yuko buriya mu rugo ni ibintu twese bitubaho. Uribwira abahungu ba Yakobo bateranye barimo gusiga batari kobuze. Karosi wose ari hehe? Birebesha batyo bati uwo Karosi ari hehe? Uwo Karosi ngazadutegeka da. Ngo yajye kangarota ngabodaga inyenyeri, ariko rubanda ruzi kwiyemeza. Ariko ni hahandi umugambi w'Imana urahari. Biritwikira. Urumva Yakobo n'abajyaga avuga ati ariko Mana, ubu mwana wanjye yarapfuye. Urumva muzihararira. Buriya hari ibintu abadayimoni bazana bakaturundaho nk'isuri, ariko ntabwo ibyo bivuze ko umugambi w'Imana udahari. Kandi Imana igiye urinda ikawuhagararaho ubwayo. Wowe nta bushobozi ufite bwo guhagarara ku mugambi w'Imana. Icyangombwa ahubwo ni uguhishurirwa ko Imana igufiteho iki? Umugambi. Ibyo simbitindaho. Reka mvuge undi muntu umwe mbone kujya ku cya kabiri. Mwese muramuzi
ni umusore witwa Gideyoni. Gideyoni Imana yaramusanze ngasanga ngarimo gusekura ingano. Imana ihita imubwira ngo uraho wa munyembaraga we. Yesu ashimwe. Uraho wa munyembaraga we. Iki dore gahunda afite, ukuboko kwawe, imbaraga zawe ngiye kuzikirisha Abamidiyani, amaboko y'Abisirayeli mu bamahoro. Gideyoni ahita atanga ubuhamya aravuga ati Imana urambeshye. Nkomoka mu muryango wo kwa Manase. Iwacu nta kintu wahavuze, nta cyiza kijya kihava. Ibyo kuvuga ngo wenda hari icyo nakora, oya urambeshye. Imana iravuga iti oya. Nimba mwarasomye Bibiliya, muri Bibiliya nta munyabwoba n'umwe wabayeho nka Gideyoni. Imana yamubonagamo imbaraga, ariko yakisuzumaga agasanga afite ubwoba. Umuntu umwe yaratubwiye ngo Imana ntikoresha abashoboye, Imana ikoresha uwishoboje. Iyo utangiye kumva ko ushoboye, ugatangira kumva ko ari wowe wabwiriza, ugatangira ariko wumva yuko adashoboye, akavuga ati Imana wanshoboza ngakora uyu murimo, Imana iramushoboza. Gideyoni ntabyo yibonagamo. Imana rero itangira kumuha ikimenyetso. Twihute cyane. Marayika wavugana nawe aramubwira ati umva rero wa mugabo, guma aha ngaha, hanyuma ibyo umbwiye ariko nguhe ibiryo. Ndashaka kuguha ibiryo, nubwo umbwiye ibintu byiza, ndi umunyabwoba, niwacu nta gihaba, ariko tujya tugira ubuntu. Iyo umuntu adusuye tumuha ibiryo. Yesu ashimwe. Wowe ujya utanga icyo ufite gusa ibindi byihorere. Ujya utanga icyo ugize gute kandi ushoboye. Iwacu nta masezerano haba, ibintu bikomeye, ariko tugira ikintu kimwe, tujya tugaburira abantu. Uranyemerera uguma aha ngaha ngende nkuzanira ibiryo? Marayika aramubwira ati genda ubizane. Abizanye ngabishyira hanga, Marayika aramubwira ati ngaho bishyire kuri urwo rutare. Marayika ngabitungamo inkoni, ngo umuriro uva mu rutare urabitwika. Gideyoni ati ye baba we, ati mbonye marayika w'Imana. Ati ibi bintu bibaye bite? Ati ko mbonye marayika w'Imana. Ahita amenya yuko Imana imufitaho iki mugambi. Arataha rero, ngiye kubabwira ijambo rikomeye. Hari ubwo duhera ahatariho, niba umenya ko Imana gufiteho umugambi. Ikintu cyanshimishije cya Gideyoni, yaratashye yumva ko yabonanye na marayika. Nkaba numvise yambwiye ibintu bikomeye, akambwira ko nzakiza Abamidiyani, ndaherahe. Agiye waba aravuga ati ariko nzajya mu Bamidiyani na Bali kiri aha ngaha. Iki cyo gikora iki hano? Nzajya mu Bamidiyani gukora iki? Iki ngiki gikora iki aha ngaha? Ngaragifata nijoro arakimenagura, maze ndebe izo mbaraga z'iki. Amaze kukimenagura, mu gitondo abantu barahurura karitsiye yose. Bati umuntu wakoze wamenye Bali ninde kagira Imana kaduteje ibyago n'amakuba. Ibi bintu ngo bakora nkete, baravuga bati uyu nguyu ni Gideyoni. Uyu nguyu niyo bajya bagushinja iki? Ibyo bajya bagushinja ni ibiki? Bagushinja amagambo, bagushinja ubugome, cyangwa bagushinja ko wamenye Bali. Ibyo bakuvugaho ni ibiki? Mu ndebe maso mwese. Ubuhamya baguha muri karitsiye ni ubuhe? Ngo muri karitsiye baravuze bati uyu muntu wamenye iki kintu ninde? Naze rero. Iyo aba ari ibyo twabonekagwaho, aheraho, sishaka kubitindaho. Ngo baje bateranye se aravuga ati ariko mwabaye muti? Nimba ari Gideyoni, iyi mbuka mwayitaga Imana, umuhungu wanjye akaba yakimennye, mwaretse ikirwanira tukareba. Mwaretse Imana mwaretse Gideyoni na Bali tukareba ukomeye uwo ari we. Ubu se mugiye kurwanira Bali kubera ko yabuze imbaraga? Yayimenye iri hehe se? Mwayiretse ikirwanira tukareba. Bazahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute? Bwira mugenzi wawe ngo uhere kuri Bali iri wawe ari yumenagura.
iri mu rugo rwawe, iri mu mutima wawe, ibindi bizasobanuka. Kujya guhera hatariho ntabwo ariho. Kuza hano biroroshye, gufata mikoro biroroshye, kuririmba biroroshye, ariko heri wawe ibindi bisoroha. Gideyoni, reka muveho njya ahandi. Gideyoni nababwiye ko ari umunyabwoba, aratangira avuga rero kujya gukora gahunda y'ubutumwa bw'Imana. Imana iravuga iti mfite gahunda kwa Midiyani. Aravuga ati subu nzagenda gute? Ati genda uhamagara bazaguherekeza. Ahamagara isi n'ubutaka nk'uko mwaje. Ngo barirunda. Burya wowe urahagije. Ngo isi n'ubutaka bose baraza. Imana irabwira iti n'ubwo watumye ari igihiriri. Abo ntacyo bazakumarira. Harimo abanyabwoba, harimo abasize batetse binda nini badashaka kugenda batariye, harimo abantu utamenya abari bo, babwira abakumbuye ibijumba batahe, abakumbuye abagore babo batahe, abafite ubwoba mu mutima ngo batahe, babwira ati abakeneye gutaha. Bagira gute? Barataha rero. Ngo hasigara abandi. Imana iramubwira iti rero ko mbona abakiri benshi. Gideyoni aravuga ati sikuma maze Imana, urabona bizakunda? Aravuga ati bajyane ku kagezi nkwereke. Burya arabagihanyanyaza, ariko iyo umuntu adafite umwuka wera, arabona igeze ambwira ndi kutagira umwuka wera bimeze nk'umushoferi utagira perimi. Arahugera bikanga. Iyo umuntu adafite umwuka wera, ameze nk'umushoferi utagira perimi. Iyo ugeze kuri ba bagabo bakagera gutya, niyo waba uzi kuyigurutsa, ntiwababwira ngo nayizanye, niyo barakubwira bati icyo tugusaba twereke. Nimba ugize gute? Nimba uyifite koko. Iyo utazi no kuyitwara ukakabereka baravuga bati wiyi. Burya ufite umwuka wera akaba ari nta n'amacuru ufite, ukaba nta n'ubushobozi, upfa kubihengekereza bikajyamo nta birahura da. Ugera imbere yabo bati ni sawa, bati wowe urabizi. Ugize gute? Wakomeza urabizi. Ntago wakomeza rero udafite umwuka wera, niyo waba ufite ibiki. Haraho ugera bikanga. Urumva rwose muri mwara abashoferi barimo tweshe tubona perimi tutari twamenye imodoka neza, ariko kugitwara niyo wabigonga ugatikura inzu bikakonka bakimanuka ikaba, baravuga bati byagenze bite? Wari ufite uburenganzira bwo gutwara? Ati wi. Ati ngaho igendere. Nubwo wabishenye ariko ufite uburenganzira bwo kugira gute? Burya niyo mwabyica mufite umwuka wera arabigarura. Arabigarura rwose. Gideyoni, mutuze mbabwire. Gideyoni umunsi rero uragera. Ntago nshaka kubitindaho, ariko akantu kakoba karakomeza karaza. Aravuga Imana uzo bizakunda. Imana iti bizakunda. Mfite gahunda. Ati rero nyemera ndaza ubwo yahanze. Ndebe ko ukiri kumwe nanjye. Niba ucya mu gitondo butose ahandi hose humutse, ndamenya kuri kumwe nanjye. Imana irabikora. Agatima karaka. Muri mwarimo abantu bafite ubwoba. Agatima karanga. Aravuga ati rero ka noneho ahandi haze gutoha ubwo bw'umuki nibwo ndi bwemere. Imana irabikora. Umutima uranga rero. Naba abandi 300. Imana iramubwira iti genda ushaka ibibindi. Urumva burya Imana iratangaje. Koko wajya kurwana n'abantu, Imana ikakubwira ngo ushake ibibindi ukabyemera. Iryo jwe kwakemera ko ari ryo. Kuva mwabonye mwigeze mubona aho Imana irwanisha ibibindi. Irabwira iti subu ntwari genda ujye ku bantu babumba ibibindi, buri muntu mubumbira ikibindi. Tuzabigenza gute se? Tuwebumba gusa. Umugambi wanjye urahari. Ko nzabigenza n'igikuzi ntago ari wowe ubizi. Wowe bumba ikibindi gusa pfa kumva gusa ijwi ry'Imana. Uko Imana izabigenza niyo arabibumbisha rero. Ariko ko bakarasa yihebye, Imana iramusangira ambwita ariko Gideyo ko mbona ubwo bari bwinshi, gahunda yanjye nawe izacamo. Irambwita Imana uko nkubwire
mugeze ahantu bumve ko ibintu bimeze neza. Ubucamanza ibice 7. Aragenda agezeyo ku murongo wa 11 ngo iryo joro uwo munsi Uwiteka aramubwira ati haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo kuko mbakugabishe, kandi niba utinya kumanuka jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, wumva ibyo bavuga uhereko ugira iki imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'abamereki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati umva ye, narose inzozi mbona irobe rya Sayiri ritembagara mu rugerero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema, iryo hema riherako rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi umugabo wo mu Bisirayeli, Imana yamugabishe Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Reka turekere aho ngaho. Imana yaramubwiye ati nimba ukeneye imbaraga manuka wumve. Hari ahantu mwimanitse mutamenya, mu makote, mu bupastoro, mu kivugizi, mu kiririmbyi utamenya ibyo ari byo, mu kuvuga du gusa utamenya, ariko Imana yashaka ko tumanuka tukabanza tukumva. Tumanuka tukabanza tukagera gute? Tukumva umugambi w'Imana kuri twe, ukumva umugambi w'Imana kuri weho. Aramanuka rero, kandi Yowasi ngo nyine Gideyoni ntabwo yarazwe, ariko asanga Imana yiramuzi, iramuzi mu bayo, iramuzi mu ijuru, n'Abamidiyani baramuzi. Murumva bidakomeye? N'Abamidiyani bagize gute? Hari aho yari yarabwirije se? Hari umusozi yatwaraga se? Ko biri tubwira ngo ndetse naho yari yihishe, ngarimo gusekura ingana zihishe iki Abamidiyani. Ariko iyo Imana igufiteho umugambi, Abamidiyani barabimenya, abiwanyu bakabimenya, nawe ubwawe ukamenya icyo Imana igambiriye. Niba ushaka kugira imbaraga manuka wumve. Gira ibintu uvamo bigutwaye, manuka wumve. Manuka wumve ko hari Imana itanga imbaraga, ko hari Imana ikuzi ikakumenyesha n'Abamidiyani. Nubwo nta handi hantu hose manuka wumve. Ibimenyetso bagiye bibona, ariko Imana irashaka yuko munano materaniro muzabimbwirire n'abandi ngo umwuka wera arashaka ko tumanuka tukumva umugambi w'Imana muri no minsi. Mumanuke mwumve. Nje ntacyo nakumvira, manuka wiyumvire. Ahageze rero arazamuka, Yesu ashimwe. Ahageze arabwira ati byahuye, ati ubu turagiye rero. Icyambere mundebereho. Imbaraga zaje ntabwo umuntu avuga ati ariko ndajyana nandi. Mundebereho uko ngira, ariko mugira gute? Mugira. Icya kabiri mujya muvuga ngo kubwo Uwiteka na Gideyoni. Ariko ibanga ryari rihe? Yari yamanutse arumva. Muri hejuru gusa ntiwamenya. Yari yamanutse arumva. Azamutse rero aravuga ati nabyumvishije, mbisobanukiwe neza. Umugambi w'Imana nawumenye, ntabwo ushingiye ku mbaraga zanjye, ntabwo ushingiye ku gisekuruza cyanjye, ahubwo n'Imana igiye kubikora. Nabyumvishije n'Imana igiye gutsinda ababisha. Ngewe ikisaba ni ukuririmba, ngo mujye muririmba gusa kubwo Uwiteka na Gideyoni. Ibyo birahagije. Murumva icyo kizamini cyo gutsinda urwo rugamba. Kandi uko ngira ariko mugira, nizunguza urumuri mukarugira gutya, namwe ariko mugira. Andi magambo sinyajyamo. Mwene data, ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye. Imana igirinda umugambi wayo. Wowe ushobora kuba wihebye ukagira ngo ukabona ibintu byarirunze, ukabona ibintu byarazambye, wibaze iriya periode ya Yakobo ari muri kare akaga.
mo turajyana. Yakobo ntayerekwa, nta muhanuzi wari haramubwira ati humurire kumwe nawe, reka data kumwe mujya mu gisengo ngo humuri kumwe nawe ugataha. Yakobo ntabyo yumvaga, ahubwo yumvaga amajwi y'urucantege, akumva ibintu byose birahinda ni nk'uko umeze, ariko nubwo atagiraga yerekwa namba, umugambi w'Imana wari uki, Imana yari iwurinze. Ubwo n'ubutumwa ngo haye, nubwo waba waraburaye, nubwo waba warabwiriwe, nubwo wabona byararenze, bihishamo akantu. Bihishamo iki? Karimo. Muzi ukuntu Yakobo yantangaje, niwe muntu wabaye umuhanuzi ashashe, ageze mu minsi ye ya nyuma nibwo Imana y'umuhanuzi yamujeho. Simujya musoma Bibiliya, ashaje agiye, nibwo yavuga ati ndumva impano yaje. Bene data, nta gihe umwuka wera atakuzaho. Ndumva impano yaje. Ahamagara abana itangira ibice 90, nimuze mbabwire ibizabaho mu minsi igiye kuza. N'ahandi hose yabaga ari ibibazo, yabaga ari iki byose, Imana imufite umugambi, akava i Beteli, akajya Penuweli, akava Penuweli, akajya Beteli, akava Beteli, akajya mu Egiputa, arazenguruka ahantu hose, ariko agiye gusaza. Yumva umwuka wera mujeho. Bana banjye, nimuze mbabwire ibizagira gute, abo muhanuzi agize gute. Nta myaka rero, nta myaka. Aba turababwira iki? Kandi n'abato nabo bakwiye kuvuga, bakavuga nka Yosefu. Yosefu aravuga ati hari icyo yambwiye. Samweli hari icyo yamubwiye ari umwana. Yamubwiye ari iki? Kandi hari n'icyo yabwiye Yakobo nawe ashaje. Aramubwira ati dore uko ibintu bimeze. Icya kabiri, umwanya utaza kumbana muto. Icya kabiri navuze mvugeho nuko Imana idushyira mu mwanya ukwiriye. Imana idushyira mu mwanya ukwiriye. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Luka, katuhasome ntacyo bitwaye, abasomere muhumve. Luka ibice 2. Ni inkuru twese tuzi. I Yerusalemu ku murongo 25. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi, witondaga kandi wategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Umurongo 27 niwo nshaka. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyana umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho sezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Uyu Simiyoni yari afite umwuka wera nk'uko ufite. Ariko ijambo shaka kubabwira yuko nuko duta umwanya wacu. Uyu Simiyoni umva yuko yari afite n'amasezerano yuko atazapfa atabonye umwami Imana. Nkuko Bibiliya tubwiye, ni ibikorwa bibiri byabaye, ariko nta wararitse undi. Ntabwo iwabo wa Yesu bigeze bararika Simiyoni bamubwira bati, Simiyoni, utuzire mu munsi mukuru wo gusengera umwana wacu, ngo yitegure yambara ikote aze nkuko mwaje. Oya, ahubwo kwa Yosefu bakoze ibyo bagomba gukora. Baravuga bati, igihe kirageze. Bibukiranya ibintu bikomeye cyane nkuko Bibiliya hano yabivuze. Ntago twahereye inyuma yuko umwana w'imfura w'umuhungu wese azaba ari uw'Uwiteka. Mo turajyana ko ku munsi wa 8 bagomba kumujyana mu rusengero, bategura igikorwa cyabo, baragenda rero. Umwuka wera asanga Simiyoni, aramubwira ati, Simiyoni, bya bindi nakubwiye, bya bindi nagusezeranije,
jya mu mwanya wawe mbigushye. Yumva umwuka wera aramubwira ati tujya mu rusengero. Yesu ashimwe. Umwuka wera aramubwira ngo tujye hehe? Mu rusengero, bya bindi nakubwiye. Bene data, imbaraga z'Imana zijya zidushyira mu mwanya wo kuduha no kudukorera ibyo yadusezeranije. Umwuka wera akadushyira muri uwo mwanya. Sinshaka no kubitindaho. Uratubwira ngo imbaraga ziri hehe muri ibyo ngibyo? Imbaraga z'Imana ziri hehe? Ndashira sibabwira ibyo Simiyoni avuze. Aha ngaha sinirwa mpavuga n'ibintu byinshi. Umwuka wera dushyira mu mwanya ukomeye, akaduhagarika aho tugomba guhagarara, kubera yuko hariho igihe cyo guhabwa amasezerano, hakabaho n'igihe cyo kugira gute, cyo kuyasohoza. Simbizi ikintu kiba mu mutwe wanjye ni isezerano rya kera. Yakobo murabyibuka neza, yuko avuye ari kwa Labani arimo kugenda, ngo yahuye na marayika bagakirana. Bigeze mu gitondo akamubwira ati ndekura, yanga kumurekura. Aramubwira ati geretse umuhaye umugisha, ati witwa nde? Ati witwa Yakobo. Marayika aramubwira ati witwa, uhereye none ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli ryo rizaba iki? Izina ryawe. Birangiriraho. Ariko uwo munsi marayika yarabimubwiye, ntabwo aribwo byasohoye. Ntabwo aribwo byasohoye. Yari yarabwiye ngo uzitwa Isirayeli. Yakobo Imana iramusanga, mwitangira ibice 30 iramusanga, iramubwira ngo va hano ujye gutura aho nagomba gutura ugereyo. Ngaragenda arahatura, akuraho ibigirwamana ngo bari bafite mu rugo, bakuye kwa sebukwe, ngabihama munsi y'igiti cy'umwera, arazamuka ajya gutura aho Imana yagize gute, yavugana nawe i Beteli. Ngagezeyo Imana imugarukaho, iramubwira ngo nitwa Imana ishobora byose. Isubiramo ibyo yamubwiye kera, iramubwira ngo byara wororoke, kandi iramubwira ngo uhereye none ntuzitwe Yakobo ukundi, ahubwo izina ryawe ribaye Isirayeli. Hari umwanya wo guhabwa amasezerano n'umwanya wo kuzayakira. Urwo ni urugendo rero runaniye benshi. Ni urugendo rwananiye umugabo witwa Aburahamu. Rwaramunaniye rwose. Aburahamu yagize ibibazo nk'uko nababwiraga. Mwitangira ibice 15 arasenga, aravuga ati Imana, niki gituma Eliyezeri ruzarya ibyanjye? Hamaze gusenga, Imana yo mwishura amanuka, iramubwira ngo Yakobo, Aburahamu, ntabwo Eliyezeri uzarya ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukigi rwawe niwe nzabiha. Ibyahabaye murabizi. Imana imwishurira amasezerano n'umugambi wayo ifite. Imubwira ko umugambi wayo uzamara imyaka 410. Mo turajyana imyaka 100 irabimubwira, iramubwira urubyaro rwawe ruzabasuka imyaka 410 mu kindi gihugu. Umugambi w'Imana urakomeye. Atashye abwira Sara ati sate mvuganye nayo. Mwavuganye? Ati twavuganye. Ati kubwiye nguki? Ati rambwiye ati tuzabyara. Ati tuzabyara we. Sara aramuseka, aravuga ati museke nukuri ko Imana waracanganyukiwe. Wagize ngo nikurese nitangira ibice 15 nitangira ibice 16. Sara aramwigisha rero. Bene data, ndashaka kubabwira ijambo rikomeye. Urugendo rwo kubwirwa n'Imana n'urugendo rwo kujya mu mwanya, kugira ngo Imana ujye mu mwanya w'umwuka wera, Imana iguha ibyo yagusezeranije. Ni ikintu gikomeye. Abantu benshi bagwa muri urwo rugendo hagataho. Aburahamu yahise apfiramo. Sara aramwigisha aravuga ati urinjije. Imana yavuze niki? Fata uriya mukobwa ndamuguhaye. Urumva rugo n'abantu bavugana n'Imana ariko bagifite irari. Nkibwira ngo Aburahamu koko yavuganye n'Imana yakijijwe neza, ku buryo umugore amugusha akamubwira ati dore umugore. Ngo nuko Sara abyemeye, Sara abyemeye nawe wahita ugwa. Ndebera mugenzi wawe mu maso, Sara abyemeye nawe wahita ugwa. Ko mutinya kurebana ariko habaye. Sara abyemeye nawe wahita ugwa. Bene data, mwirinde, 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 mwirinde. Ntugira ngo abadayimoni bakoreye muri Sara hari aho bagiye. Ntaho bagiye bagukuramo ibyo Imana yakubwiye. Abadayimoni bishushanya ntaho bagiye. Bafite ijwi ryiza, bakwereka aho isi igeze, bakwereka uko bikwiye kugenda, bakwereka uko kubyitwaramo,
bakwereka ukuntu ukwiye gushaka inguzanyo ubeshye, bakwereka yuko udakoze ibyo bitakunda, bakwereka yuko utisize amatafari utashakwa, bakwereka yuko utambaye ubusa utabona umugabo. Ntago ari byo, ntago ari byo, ntago ari byo. Kuba mu mwanya wawe ukwiye kubamo. Reka mbaho ubuhamya butoya. Rimwe nari ku rusengero ngiye kuwa gatandatu nsanga korali mirarepeta ku mudugudu nayoboragaho. Ngeze nsanga bashwanye. Ndababaza nti murapfa iki? Ngo bapfaga iniforume. Umwe akavuga ngo tuzagure iya 15, abandi bati tuzagure iya 13. Intambara iraba muri korali bananirwa kubyumvikanaho. Bamwe bati ni 12, abandi bati ni 15. Aba 12 bahita banigumura banga kuririmba. Ndaze ndabibumvisha baravuga bati oya, nta mafaranga dufite ni 12. Ubwo baranashwana, bamwe baravuga ati ejo ntituzanaririmba. Muri ako kanya umuntu arampamagara kuri telefone. Arambwira ati ejo bakemera nkazagusura ku mudugudu. Muzaze. Araza. Ahageze arigisha maze nk'iminota maze. Arambwira ati pasteur ni Karame. Ati ndumva umwuka wera hari ikintu arimo kumbwira. Ntikivuge rero. Ati umwuka wera arambwiye ngo ningurire iyi korali ni forume. Ati kandi umva ukuntu byari bikomeye. Arambwira ati kandi buri muntu wese uri no muri korali ndamuha ibihumbi 15 bya uniforme. Noneho rero arambwira ati bambarira nge nkomeze. Ati bambarira nduva umwuka birabinga ati mbitambukeho. Yarashyushye cyane. Ndababara rero mbashyira ku gapapuro. Muzi ntambara nahuye nazo. Abanze kuririmba barambwira bati pastor kuki tutatubaze ntabwo uzi ko turabaririmbye. Ndabwira nti bene data ko twese twari mu rusengero ko yambwiye ko mbara bicaye mu ntebe, yambwiye ko mbara nabicaye hariya. Ndababwira intumva rero uyu munsi Imana yaje itanga iniforome mwari mufitiye impaka. Ejo nizi itanga umugabo ikagusangamo hariya. Ubundi kazi itanga imodoka ikagusangamo hariya. Ibyo birakureba n'akazi kanyu. Muzi cyabaye n'uyu munsi njya gukurikirana amakuru yo korali. Nta muntu n'umwe ushobora gusiba. Nsibe Imana iza gutanga ibintu ntahari. Umwuka wera ni udushyira mu mwanya wacu kugira ngo twakire ibyo dukeneye byose. Ariko urwo rugendo rurakomeye. Urwo rugendo rurakomeye. Abantu benshi baguye mu nzira. Dayimoni wabeshye Sara n'uyu munsi arababeshya. Akabereka uko mukwiye kubikora no kubyitwaramo. Sinshaka kubitindamo rero. Ahubwo mwumva imbaraga uwo muntu izo mbaraga bafite. Iyi Imana igushize mu mwanya wayo. Imbaraga ziza. Uyu Simiyoni yaravuze ngo sezerera umugaragu wanjye amahoro. Bivuze iki? Kwemera urupfu. Uzajya ku muntu warembye w'umusaza wakutse amenyo mubwira iti muze wari ukwiye gupfa. Uzareba ko abari urugo batagukubita imiri. Sezerera umugaragu wawe. Umusaza yemera urupfu. Aravuga ati igihe cyanjye cyo kugenda kirageze. Ntugire ngo ni imbaraga umuntu zemera gutaha. Ni imbaraga umuntu zemera kwinjira mu rupfu. Iyo abari nki nkamubona nkavuga bati ni wowe Yesu bavuze. Ntabwo nanjye ni Simiyoni rero mwami. Nyongerera imyaka yo kunama kwanjye ndebe uko uzaburiho. Nzebe ukuntu uzakora ndebe aho gakizabwiye Abisirayeli uko kazaba gafashe. Ariko aravuga ati noneho ndinjiye. Yesu ashimwe. Ngize gute? Ndinjiye. Iyo umuntu amaze kumenya ko ari mu mwanya w'Imana arinjira. Iyo ari umurimo arawukora. Iyo ari ibibazo byinjiramo ntagasubira inyuma. Apfa kuvuga ngo ndabimenye kuko icyo Simiyoni Imana yamweretse. Amaze kuba n'iby'Imana imuvuzeho n'ibyo yavuze. Icyo yabonye n'ijuru. Bene data ndagira ngo mbabaze. Iyo Imana igukoreye ibyo yakuvuzeho ubona ijuru. Haribwira iti nzaguha amafaranga. Iyo muhe ibihumbi 20 kuko ari abantu bagira amafaranga utatwara mu mufuka. Ibihumbi 20 gusa bigiye mu mufuka mu ikofi. Twabwira ati twahora ati noneho ndumva hanyuma ukabibaza se yabaye velomoteri ryari. Ibihumbi 20 gusa nibyo bitumye atangira guhinda nka velomoteri. Bityo bihumbi 20 wari ubibonye ariko bikakwereka iki? Bikakwereka ijuru.
bikavuga ngo mwami ndagushimye waramye ijuru n'isi, ni wowe umpaye kutagenda n'amaguru muri uno mujyi. Ndagushimye mwami waramye ijuru n'isi, ni wowe unkuye mu ikode, ni wowe wabivuze. Ndagushimye mwami waramye ijuru n'isi, ni wowe wandinze mu bupfubyi bwanjye no mu bupfakazi bwanjye, ibyo ubonye bikakwereka ijuru. Ariko rero turabibona, hasigaye tukavuga noneho ndagira ngo hari n'abaza bakanga ko tubaha intebe mu rusengero, akagiriya muguni agafata akakora akagira kari agira gutya inkweto yo ngo tuyibone uko ibeze yigira none koko ubwo inkweto yatumye ubona kuvuga uti mwami Yesu mwese uko muri aha 80% inkweto muzambaye ejo bundi niryo rera sivubaga. Hari n'abataramara imyaka 10 wambaye inkweto ejo bundi, none inkweto gusa imodoka ugiye ejo bundi, none se kabapagane bazigira se. Icyo nshaka kubabwira, iyo Imana igushyize mu mwanya w'ibyo yakubwiye, gira imbaraga zo kubona ijuru. Gira imbaraga zo kwinjira nka Simiyoni, kuko ntabwo sinjye ko bashoka. Iyo aba ari nge Simiyoni nkabona umwami Yesu, umubonye wamubwira ngo nyura mwami Yesu ndakubonye dutahe. Murumva izo mbaraga? Mwebwe murumva byoroshye, mwe murumva byoroshye, ariko ku muntu ativuga ngo sezerera umugaragu wawe. Reka ndekera umva iki cya gatatu dusenge. Icya gatatu, umwuka wera dutoza kuba mu isi, aradutoza kuba mu isi no kugira ubushobozi bwo kuyivamo, bwo kuyibamo. Reka mwumve, simbizi nimba mujya mugira umwanya wo gutekereza ku ijambo. Hari ijambo nasomye numva ngize ubwoba, ndavuga ntacyo, ariko nanjye ndaryihambiraho, hanyuma nanjye nyisaba izo mbaraga. Matayo ibice 4 umurongo wa 1. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Ni iryo gusa. Ngajyanwa n'iki? Maze Yesu ajyanwa n'umwuka hehe kugira gute? Kujya kugeragezwa n'umwanzi. Maze Yesu ajyanwa n'iki? Amujyana hehe? Kugeragezwa n'iki? Twebwe rero tuvuga toka dayimoni katika jina la Yesu, tutoka abadayimoni. Oya, umwuka wera duha imbaraga zo kubana n'abadayimoni. Naho bari muki mujya mubirukana ngo bajye he? Ashwi barababeshye. Ninde wabwiye ko abadayimoni bo gusambana bagiye? Kandi Yesu yaravuze ngo ahubwo iyo dayimoni avuye mu muntu ajya agaruka no gusura. Ngo barapfuye bapfa bajyahe? Ngajya agaruka gukora visite kuri iyo nzu, akaza akayisura, dayimoni akayireba. Ngiye asanze iyo nzu nta kintu kirimo, nta mwuka wera urimo, nta sezerano ry'Imana ririmo, nta mugambi w'Imana urimo. Aravuga ati kabaye. Ngakagenda agashaka abandi badayimoni 7. Buri hari ibintu tujya tubona, ukabona umuntu yinjiye n'umunani, ubwo urumva ngagashaka abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi. Noneho ngo bakaza bakinjira muri iyo nzu, ariko bajya baza gusura. Mo turajyana, ujya kubona ukabona umuntu araraka yatajyaga arakara, akagutikisha umujinya ukaza. Avuga ati karate byashoboka sha. Baba gusuye kandi murasurwa, twese turasurwa, ntawe udasurwa. Ahubwo yaje iyo nzu ayisangamo iki? Yesu ajyanwa n'umwanzi gutozwa kubana na Satani. Umugambi wa Satani icyo yagiye gutozwa ni iki? Kuko Satani icyo yaragambiriye ntabwo ibyo bindi bitindeho. Icyo Shitani yifuzaga kuri Yesu nibura no gukora ikintu kimwe abwirijwe na Shitani, nibura kimwe akavuga ati reka ngerageze ndebe, n'ubundi ni hatari sinzamubasha. Ariko hari ikintu yakora ari cyo kimubwiye. Aramubwira ngo mujyana kwasengera ati ngaho usimbuka. Ubundi bagize ngo Yesu yasimbuka ari kubiki? Hari icyo yari bube? Ntacyo.
ariko Satani yari kuvuga ati ndabimubwiye agize gute, arabikoze. Aratozwa rero, atozwa iminsi 40 ariyo ageragezwa, birananirana. Na Satani aratsindwa, ahita afata gahunda ngo nzamutega ikindi gihe. Sinshaka rero kubitindamo. Imana igitoza abantu bayo, buriya mwibuka uko Imana yatoje Dawidi. Imana itoza Dawidi n'amuhamagara ngo bamaze kumusiga amavuta, nyuma y'igihe kirekire ibintu byazambye. Kuko Dawidi Imana ijya kumutoranya habayemo ibintu bikomeye cyane. Samweli watumwe n'Umwuka Wera yibeshye inshuro 6 mu iteraniro rimwe. Yibeshye. Mwarabisomye se? Imana yamubwiye ati jyahaguruka ujya mu rugo kwande kwa Yesayi. Unyimikireyo mwana. Ntiyashimikira ngo yongera yumve nka Gideyoni. Sha nimujya mupfa guhubuka. Ngageze yabonye umusore aje ati nuyu we. Ati ngigeze hera amavuta. Ngajya kugera gutya baretse sigaho. Hano bati uyu muntu n'Umwuka Wera wamutumye cyangwa niki? Kwibeshya inshuro zingahe? Aranarangiza avuga ati se uyu muntu n'Imana yamutumye. Dawidi reka yazaza atari n'undi. Amaze gusukwaho Umwuka Wera ajya gutozwa. Icyambere yagiye agumaho yarari. Ntago yavuye aho yarari. Ntago uwo munsi yigeze ajya guhitamo umwami. Ahubwo Umwuka Wera yamujyanye kumutoza. Bibiliya avuga ntabyo bivuga mbere sinzi uko yarindaga uwo mukumbi. Icyo Bibiliya ambwira ngo amaze ngo gusukwa hayo mavuta, bigaragara ko mbere intama zagendaga. Ariko Umwuka Wera amaze kuza ntabwo zongeye kugira gute, kuko bivugwa amaze kusukwaho iki amavuta, ngo Umwuka Wera akamuzaho cyane. Ngo intera n'idubu ryaza akabivutagura, birarangira. Nibyo birarangira. Umva igitangaje rero, Dawidi yitoreziyo, aritoza, ararinda umukumbi, bikaba ibyo gusa. Haza kuba gashya rero. Bati ibintu byaracitse mu Bisirayeli. Bati Goliyati yaraje. Dawidi nawe arahagera rero. Nk'umuntu witoje. Nk'umuntu wagize gute? Witoje. Aravuga ati ariko bimeze bite hano? Uru rusaku numva n'urw'iki? Bati dore uko areshya sha. Bati uriya niko areshya ati ngo yari amaze iminsi 40 ngo yigaragambye agatuka Bisirayeli, agatuka n'Imana, agatuka n'ingabo z'abati. David aravuga ati ariko ko hari ahantu nawe narakoze imyitozo ra, ko hari ibintu naba narakoze hari aho byo ntibyakunda. Imana niyo yamuretse intara zikajya ziza. Nkuruko kwitoza ko rero yumva hari icyakunda. Aravuga ati ariko hari ukuntu nitoje. Uriya muntu ntago ajya yubaha Imana. Uriya ni nk'intare, uriya ni nk'idubu bapfa kimwe. Mu myitozo mfite bari abapfa kimwe. Yesu ashimwe. Ufite imyitozo ingana iki? Mu myitozo mfite bari abapfa kimwe. Hanyuma rero baba dayimoni nababwiye. Baramubwira bati se sha icyambere ko ukiri mutoya. Icya kabiri uramureba ko areshya. Icya gatatu ko ahantu witoreshe tutahazi. Vuga amateka yewe twumva ahantu witoreshe. Warwanya urwaye. Ati nyamara hari ahantu nitoreshe. Nyamara hari ahantu nagize gute? Hari ahantu nitoreshe. Yes. Ati none si ntare ntago jyagaza nkayikubita. Idubu ryaza nkarikubita tubwo byo ntibihagije. Bati okay, tingaho ugerageza sha turebe. Ariko rero abadayimoni nababwiye bati banza wambare sha. Ngo bamwambika ibyambaro bamubwira bati shyiramo ibi ngibi, arafunga, arahambira, arongera ashyira bikwita, arahambira, ngine byo kumwe babeshya, arahambira. Arabwira ati ngaho ugenda ugerageze. Ngatambutse ukuguru kuranga. Ari byo batwambika ntibikunde. Aratambuka ukuguru kuranga. Aravuga ati ariko mu myitozo yanjye n'ubundi byo ntabyo ari birimo. Yesu ashimwe. Burya iyo witoje ukitoza n'isafuriya imwe, ukamenya kubaho mu rugo n'isafuriya imwe, ukamenya kubaho n'igitenge kimwe, ukamenya kubaho mu buzima bwawe kandi ntucumurire Imana, ntaho utakora. Yesu ashimwe. Ibyo wabyitoje ntaho utakora. Aravuga ati reka ngende uko menyereye. Abantu bose basigara bifata gutyo bati se ubundi apfuye hari icyo bimaze. Buriya no kumureka ngagende baravuga ati se uwiyishararirirwa.
umuntu ugiye nta n'akantu yambaye agiye n'iki amanukana ya nkoni iki Yesu ashimwe amanukana na ya nkoni iki wowe witoje ufite iki Imana iguhamagara wari uki ubu ngubu Imana ifite agahinda ibwira ngo mana iyaba wari umpaye amafaranga ngo mbone uko nsenga amafaranga arasenga amafaranga atwara umwuka wera ntuzongere no kuwubonaho iyaba narimbaye pasitori ngo urabe uko nyikorera ubu nubwo baguha pasoro butatu wagize ngo byakunda bakajya babugerekeranya bakagerekaho n'ubundi bakagerekaho n'ubundi genda uko witoje nuko aramanuka rero abantu baramureba nawe Goriyati aravuga ati ya baba data we ati kuva nawe nabona umuginga ubu ugize ngo ndimbwa koko iyo nkunu manukanye ubu ugize ngo ndimbwa Yesu ashimwe iyo twitoje Imana igidushoboza kubaho ikadutoza kandi tukaba mwisi nubwo Goriyati yaba hari nubwo intare zaba zihari kandi agira amabwira ikintu gikomeye nihute nsoze ntabwo buri igikomeye ari intare n'idubu nta nubwo n'igikomeye ari Goriyati igikomeye ni Sawuli igikomeye ni ukubana na Sawuli ntucumure kwitoza mu kabana Mwuka wera dushoboza kubaho no mu buryo budashoboka Goriyati koko yaramwishe ibyo sinshaka kubitindaho ariko igikomeye ni ukubana na Sawuli barabana biragira guse ngo Sawuli rero ngo akajya afatwa n'abadayimoni ngo bashaka umuti ahantu hose bajya Faisal baravuga bati umuti n'umwe ni indirimbo baririmbye muzamura amaboko umuti ni iki Dawidi rero afite impano zidasanzwe ngo yarazi no gucuranga nyuma yibuye nyuma yo kuvutagura idubu yarazi no kuririmba babwe bati uwo muti ni uwo mugabo bati ujye ubaho ngaho umugabo ngo byamufata ari nkanga amatera ati kandi ati uwo mwana ari he bakamufata ngo bakamujyana mu cyumba agacuranga umugabo akagarura ijisho kongera akareba ngagahembuka avuga ati byari bikomesha ati bimeze bite ati bimeze neza agahita abona icumu Dawidi ati ngo rigashita urushika ngagasohoka bati bigenze bite bati bigenze neza bya bintu bigenze gute bigenze neza mumushyira icyo kurya n'icyo kunywa ameze neza akagaruka mu byicaro by'abami mukanyeje bikongera bikikaraga bikabatari kuwe mwene nk'ubu yajya ba hafi koko ko yazatuma tumara bakongera bakamujyana kandi na rya cumu narya akongera akaririmba ngo umugabo akagarura ubwenge akongera agasohoka ati kuje vuba tabadayimone bamuvuyemo vuba ariko se koko babaga bamuvuyemo umva ikintu mukwiye gusaba torero ry'Imana naho abadayimoni bari bujye ariko Imana ibaha umwuka wera wo kumenya kuba muri ino si isi irimo ubusambanyi isi irimo ubujura isi irimo inzangano isi irimo ibyago n'amakuba ariko ntaho turajya kuko Yesu yaravuze ngo mu isengesho yavuze muri Yohana ibice 17 yaravuze ngo sishaka kubakura mu isi ahubwo yibarindiremo nta gahunda Yesu afite yo kugukura inaha ahubwo kukurinda rero ni ukuguha ubushobozi bwo kubana n'ibyo byose bwo kuburara ntiwibi bwo guhura n'ibyago n'amakuba ariko ugakomeza ukagaruka bwo guhura n'icumi rya Sawuli ukagaruka ku murimo njya mbwira abantu ariko ubwo mu gitaramo cy'imihigo Dawidi tuzarebana dute ko buri wese ngo bazamuha mikoro
ko ntaho bazayima, uyu munsi bayihaye umuvugizi gusa, mwese umunsi muratahiraho, ariko mu gitaramo cy'imihigo bazayima nawe bayiguhe, nta masaha azaba ahari, batubwira bati tubwire uko byakugendekeye. Dawidi azavuga nawe uvuge, humura ntawe uzaguheza. Ntabwo bazavuga ngo uyu munsi ngo harigisha ngo umuvugizi, bazama nawe baguhereze. Imbaraga z'umwuka wera zidushoboza kubaho mu buryo budasanzwe, n'ahantu hadasanzwe, no mu bihe bidasanzwe. Reka nsoze ariko mbabwira umuntu witwa Mose. Mose uyu nguyu Imana yaramusanze imwereka umugambi wayo. Imaze no kumwereka umugambi wayo, iramubwira iti kandi tugiye gukorana. Tise nzakora bimeze biti. Imwereka icyo afite, iramubwira iti fata iyo nkoni yawe uyishyire hasi. Uyigire gute? Uyishyire hasi. Ngiba inzoka. Ati ngaho yifate, ngarayifata. Ngasesa ibibembe, ngabishyira mu gatuza, garakira. Ngaragenda rero. Yesu ashimwe. Noneho rero umwuka wera amubwira ati rero, ubwo birangiye rero, tujye kwa Farawo. Tujye hehe? Tujye kwa Farawo, ubwo amaze kugutoza. Urumva koko gufata inkoni ukayishyira hasi ikaba inzoka, ukongera ukayegura, yakujyana kwa Farawo. Kuko ageze no kwa Farawo byabaye ikibazo cyane. Aramubwira ati Uwiteka ni mate, se Uwiteka ni igiki? Ati Uwiteka ni ndiho. Ndiho se yaba ameze gute? Ati ndiho ni nyene ni ndiho. None se hari ikintu ushobora gukora Imana yawe ikanyiyereka? Ati nagikora. Ati ngaho gikore ndi. Ngashyira inkoni hasi, ngiba inzoka. Umva, nimba ari abantu basetse cyane, Farawo yarasetse cyane, aravuga ati kuva nabaho mbonye abateka mutwe ku isi. Ibi nibyo waje udukangisha ngo Imana yagutumye gufata inkoni ugashyira hasi ikaba inzoka. Ibyo nibyo waje utubwira ngo ugufite Imana. Wowe ugufite Imana. Wowe ugufite Imana. Ahamagara ati mumwereke sha. Mumwereke kabisa. Mumwereke ko natwe dufite iki? Imbaraga. Ngo buri wese ajugunya hasi inzoka we izaka zusura muri sare. Naravuze ngo Imana ni mu mahirwe kugira ngo izo zabazi Mose icyo gihe wareba gute? Mu gitaramo cy'imihigo nzamwegera, nzamujya hafi. Icyo gihe ko wari wacanganyukiwe. Ubwo se yaragifite ibimenyetso byo kwemeza Farawo. Ariko Imana irabifite ibimenyetso byo kwemeza Farawo. Nubwo washyira inkoni hasi nabo bakazishyira hasi zikikaraga. Imana niduha ubushobozi bwo kuba muri ino si utirwaniriye. Ngabaraha baravuga bati Mose uri umuteka mutwe rukuri kw'Imana. Batita muzi cyabaye ngo muri iyo seni habayemo akandi kantu batazi mu mugambi w'Imana. Inzoka ya Farawo ifata kambere irakamira. Ya Mose ifata kambere irakamira. Ifata ya kabiri irayimira. Ifata ya gatatu irayimira. Abantu bakabona ngo ni seni. Nawe ntago bazi iby'Imana irimo gukora. Irangije Imana ibwira Mose iti ngaho ufate inkoni yawe itahire. Nazazindi zose zibereye muri ya nkoni. Baritahira. Mu gitondo baragaruka. Baravuga bati ufite Imana? Ati ndayifite. Akora amaraso barayakora. Ariko wageze ngo babyoroshye. Yakoze amaraso aravuga ati natwe turayakora. Ibyo guhindura amaraso ntago tubyemera. Ati ntacyo dutahe. Tuzagaruka ejo. Ariko ibanga iki? Imbaraga zose zari mu nkoni ya Mose yazibitseho. Baragaruka ati urakora iki? Ati turakora inda. Kubita inkoni mu mukungu inda ziratumuka. Ngo zirabarya, muzasome neza. Ku mugoroba iyo bajya kurangiza iyo seni, ijambo riheruka, Mose ni wafataga ijambo nyuma. Bakamubwira bati Mose, ati karame, wabwira iyo Mana yawe inda zigataha. Kumbura uko byagenda kose nitwe dufite ijambo rya nyuma. Iyo dufite imbaraga z'Umwuka Wera nitwe dufite ijambo rya nyuma.
kandi ndashoje. Ku mugoroba muze gusoma kuri buri cyago cyose, ku mugoroba baragizaga bati Mose wabwira ibikere bigataha, ati bikere mutahe tuzakomeza ejo. Mose niwe wasozaga amateraniro. Imana niyo ifite ubushobozi bwo kutubeshaho. Umva uko Pawulo yabivuze mu Befeso ibice 6 ngo namwe yarabasuye ibicaranye nawe mu buryo bw'umwuka ahantu ho mu ijuru. Ibicaranye nawe mu buryo bw'iki? Nubwo turi hano ntabwo turaha. Ndagira nkubwira ngo utahana imbaraga zo kubwira dayimoni ubwira iti ngewe n'umwami Yesu nitwe dufite ijambo rya nyuma, ntabwo ari wewe. Kandi ibyo ndabyizeye, ngewe n'umwami Yesu, ngewe Karuranga Frame, ngewe n'umwami Yesu nijye ufite ijambo rya nyuma. Ibyanyu simbizi. Ku mugoroba baratahaga bakamubwira bati Mose watubabariye ukabwira aya mavuba agataha. Muze kubisoma nge narabisomye. Amavuba akagera gute? Ku mugoroba ejo akazagaruka. Mu gusoza rero basezeranaho. Aramubwira ati Mose uhereye no sinzongera kugucira iryera. Niko Farawo yabwiye Mose. Mose naramusubira ati ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ubivuze ukuri, ntabwo tuzongera kurebana. Mwabyemera namwe ko mutazongera kurebana na Farawo? Ubivuze ntabwo tuzongera kurebana. Pawulo mu Befeso nanone ngo nabwiye igice cya mbere umurongo wa 15 yaravuze ngo natwe iyazuye Kristo Yesu iha twebwe imbaraga zitagera akagero izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga imushyize ahantu ho mu ijuru, hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'ubwami bwose, hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'izina rivugwa none ndetse no mu gihe kizaza. Aho niho turi. Hejuru y'imbaraga, hejuru y'ubushobozi, hejuru y'ubwami, hejuru y'izina rivugwa none. Ntihazagire ukubwira ati ngewe nzi icyo ndi cyo, uzabwira iti hari Bibiliya yambwiye ngo n'izina rivugwa none. Ndetse no mu gihe kizagira gute? Dusenga rero Imana ibahe umugisha. Pentecote nziza. Pentecote nziza. Ndagira ngo dusenge. Icyambere ndagira nkubwira ngo ubwira umutima wawe nanjye mbwira uwanjye ngo Mana umfiteho umugambi. Nubwo igicu cyahinduka, nubwo urusaku rwavuga, nubwo byagira gute, ariko menya uburyo ko mfiteho iki kandi nta kizahagarika umugambi wawe kuri njye. Cya kabiri tugiye gusengera, ahari wumvishije amajwi aguca intege, ahari wumvishije ibicantege ibyo ari byo byose, ahari wumvishije ibintu ibyo ari byo byose, ibyo bintu byose byaguciye intege, ubwira Imana ngo kuri nto Pentecote Mana menye yuko wowe waherekeje Yakobo ukamugeza aho agomba kugera, wowe waherekeje Gidiyoni ukamugeza aho agomba kuririmba, ukamugeza aho agomba kugera gute? Imana nawe ihakugeze, imubwiye ngo manuka nawe wumve. Wumvishije amajwi menshi, ariko ndashaka umwana n'amateraniro wowe ubwawe utega ugutwi ukumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo noneho umva umugambi wanjye. Utega amatwi, ndabizi neza ko ijwi riburyumve muri ano materaniro. Utega ugutwi wiriwe wese uvuge ngo Mana ndashaka kumva neza, namanutse ahari mwari bucuruze, ahari mwari bukora ibintu byose, kuko twaje muri no stade ariko tuzakandagira hose hazaba ari ahacu. Tugiye gusenga Imana wowe utuze umve ngo Mana ndashaka kumva neza imigambi uko umeze muri no gahunda. Nawe utavuga ngo kubwo Uwiteka na Gidiyo. Cya kabiri turi busabe, nanjye ndi busabe Imana idushoboze. Buri ibintu bikomeye cyane mwumve, ntabwo Mose yigeze ahabwa ikindi kintu cyera kirabura. Niyo nkoni ya kera mo turajyana, niyo nkoni ya kera. Hari abantu mushaka ibita oya uruhu uri wenyine uruhu mo turajyana. Dayimoni ntakubwira ati kikanza nimwe buri abazanyemera oya. Imana iguha agakiza ntabwo wari wambaye ikote nk'iryo nambaye. Imana agakiza yasanze mu gishanga ahantu kuruzi, nta koti nari nambaye, imbwira ngo uzarijyamo. Iyo nkoni rero abantu barashaka guhindura rero.
wihindura ibyo Imana yaguhaye n'ibyo. Ndagira ngo mbamenere ibanga, inkoni ya Mose itandukanye n'iya Aroni. Iya Aroni nubwo yaje nyuma niyo yatanze ubuhamya igihe kirekire, kandi iya Aroni yo nta nubwo yagendana ngo niyo kureba Abisirayeli bakavuga bati ni ukuri kw'Imana, Imana igikiza impaka. Abantu bakavuga ati amina. None se mu ihema habagamo iki? Ngo habagamo ibisate by'amategeko, hakabamo n'urwabya rwa manu, hakabamo n'inkoni yande. Basi inkoni ya Aroni niki? Ariko iya Mose ntago tuzahi. Icyo nuko yakumbaga gukora mu gihe cye. Imana ntihigeze imuha ikindi kintu gishya. Ukuri, ngira mugenzi wangu, ukuri uko birahagisha kugira ngo Imana igukoreshe. Ukuri uko birahagije. Imana ipfa kugutoza gusa. Imana ipfa kugutoza, ikagutoza ukuri n'icyo ufite, aho yagutoreza simpazi, birahagije ngo uneshe imbaraga z'abadayimoni. Icyanyuma rero turi buze gusengera nyuma, kasaba abashumba mwigire hino. Bashumba mwigire hino, mu mwicembere mwigire hino. Mwigire hino muze dusengera itero ry'Imana. Muze. Tugiye gusenga Imana ngo Mana, nshoboza kuba mu mwanya wanjye. Kuko abadayimoni muze hano. Nshoboza kuba mu mwanya wanjye. Ayo Imana ishyira nkakira ibyagize gute? Ibyasezeranijwe. Abadayimoni batakuyobya. Abadayimoni bayobye Aburahamu, baramuyobya. Imana imaze kumubwira ngo ndabikoze, barayoba. Mwigira hino dusenge. None rero nta nubwo tubitindamo, nta nubwo tugera gute, ndagira ngo abishimiye kandi umfashe kwizera, abishimiye ko Imana bafiteho umugambi, murambura ibiganza. Muhumure, Imana bafiteho umugambi. Ngiye Karuranga ntawo nzi, na nyoko wakubyaye ntawo nzi, mama wambyaye ntago yari azi ko nzaba uwo ndiwe. Iyo aza kumenya ko nzaba uwo ndiwe ntago byashoboka. Mama ni umusiramukazi, ubwo se urumva yari azi ko nzaba umuvugizi? Ubu se yanabisengera ngo mbewe aravuga ati icyama nawe akavuga ngo Allahu Akbar. Urumva rero ntago, ariko Imana niyo ifiteho umugambi, ntago ari ababyeyi bawe, ntago ari iki, Imana niyo idufiteho umugambi. Ndagira ngo sabe abacitse intege bavuga ngo Mana, ibyo wavuze koko birahari, umugambi wawe urahari, wabivuzemo amagambo, wabisenzemo bitagira epfo na ruguru, wawanze abantu bituma wanga abantu, ariko ndagira nkubwira ngo umugambi w'Imana urahari, kandi nta nikibasha kurogoya umugambi w'Imana, haba ku itorero, haba no kuri weho, nta numwe. Izo ntege zacitse, haguruka tugusengera Imana. Cya kabiri, abataye umwanya, Imana yari ifite gahunda yo kumushyira mu mwanya ngo imuhe ibikwiriye, akanga akayoba. Njyewe mfite ubuhamya. Rimwe nagiye kubona nanone ku rusengero nari ndiho, mbona umugore araje yaraturutse inaha i Kigali, yambaye neza cyane. Araza arambwira ati Imana intumye hano. Ntigutumye mu biki? Ntimbwira ibyo gutumye. Imana irambwira ngo nize ntwara umugisha uraho. Uva i Kigali uza gutwara umugisha hano sha? Ati none ntibimeze bite? Ati muri hano materaniro yawe harimo umugore Imana yabwiye ngo azana isaha mu rusengero muhe umugisha. Yanze. Irambwira ngo zinduka ujyana isaha nguhe umugisha w'aha hantu. Niri hehe? Ati ngiye. Ngaho ugenda uyimanike. Ati cya kabiri kandi turame ijambo. Se wowe sha ufite ijambo ko nabona agafite ibiro nka 15. Ubwo ufite ijambo wowe? Ati ndarifite. Muhereza mikoro yarigisha kandi koko yarifite Imana imumugisha. Igitangaje rero cyo shaka kubabwira, hari abantu mwabuze mu myanya yanyu kugira ngo Imana ibahe umugisha. Kwa kundi Imana ikubwira ngo wapfukamye ngasenga nkakwereka icyo nkora. Wajyanye iri turo nkazaguha umugisha. Watanze iki cya 10 ko nzabana nawe. Wagiye mu murimo Imana tuwe nabonye ibyashara byinshi. Tizaba nsenga no kuwa gatandatu tuzarepeta no kuwa kangahe. Burya warabyangirije. Muzi cyabaye? Uwo mugore naramusengeye Imana iguha umugisha. Aranagenda biranarangira. Tubane inshuti ku mudugudu wacu akageza akadusura. Hajya maze abadiyakoni ari kumwe abadiyakoni. Ninde muri mwe Imana yabwiye ngo umugisha kangagaza n'isaha. Cwe umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane agarutse. Aje kutwigisha nanone. Mudiyakoni aravuga ngo tareka akagore kandi umugisha. Mba ndamwumvishije. Nyuma y'imyaka 4 nibwo namumenye.
kandi bene data ndagira ngo mbabwire uwo mudiyakonikazi ndi imbere y'Imana namutangira ubuhamya. Ni umukiristo wuzuye ufite ibyangombwa byose ariko udafite umugisha, ko ku munsi wo kumuha ntabwo yawakiriye. Nta mugisha afite, ubugingo arabufite, akorera n'Imana ariko nta mugisha. Kandi uwo mugore mbabwira umugisha arawufite, ntaza kuvuga byinshi. Bene data, aho Imana yakubwiye ngo uhagarare ntiwahagaze, kuri arete yawe ntiwahagaze. Umuntu umwe yaratwigishije ngo inzira z'Imana zinyura mu gukiranuka. Hagarara kuri arete yawe, Imana izagusanga igushyire igende. Inzira Imana inyuramo ni inzira yo kugira gute? Nizo nzira zayo. Wowe rero wahanze guhagarara ku cyapa cyawe, ndagira ngo rero dusenga Imana. Aho wumvishije utarahagaze mu mwanya wawe, aho Imana yagutoje ariko kugutozwa kwawe ntigukunde. Sawuli yagiye gukora umurimo ataratozwa, Imana irabihindutira reka noneho njye mbatoza. Abahone bagende, usaba Imana igutoze, igushoboze kunesha icyaha n'igisa nacyo, igushoboze kugira umunezero, igushoboze gukora umurimo w'Imana mu bihe bishoboka n'ibidashoboka. Icyaguciye intege ukereka Imana, ufite Imana burya byatumye ntakora iki kubera iki n'iki, byatumye ntakora iki kubera iki n'iki. Ariko Dawidi azaducindishiriza kugera yaratojwe gukora ibihe bikomeye, abantu bacitse intege, abantu bamwanga, abahafi n'abakure, kugeza no mu rugo rwe, ariko aranga arakora. Imana ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima wanjye nko kugize gute umeze. Yanakora n'icyaha akavuga ati Imana urambabarira icyaha cyanjye koko. None wakumva twamusenge akavuga ati Imana natojwe nabi, naratojwe ariko amagambo ndaza ndayavuga, sinahagaze kuri arete yanjye, nacitse intege kubw'umugambi Imana handitse ko Imana ifiteho umugambi. Urirwanira nka Aburahamu, nimba uhari wahaguruka tukagusengera, Imana bashumba bakagusengera, hanyuma mbabwire icyanyuma turi buze gusengera. Wakumva avuga ati none rengirira neza Mana muri no Pantekote, nshoboza Mana, nshoboza ntoza mbashe kubishobora. Imana igutoza ubashe kubishobora. Iyo ashoboje Dawidi yagushoboza. Nshoboza Mana, ngendera mu mugambi wawe, nagiye mu nzira zanjye mbi. Shoboza Mana, uhagurikire mu mwanya wawe, hanyuma tugusengera Imana. Shoboza Mwami, bashe kuririmba neza muri no minsi. Mbabarira Mwami, aho nagomba guhagarara ngo mpabwe umugisha sinahagaze, sinakoze icyo Imana yansabye neza, sinakoze umurimo nk'uko nagombaga kuwukora. Shoboza Mana, hanyuma dusenga Imana. Kansabe mugenzi wanjye asenga Imana, mbabwira ikindi dusengera. Katwinjire mu mwanya wo gusenga Imana. Umuntu wese ayihenda yibwira ati Imana shoboza. Urugendo ni rurerure ariko uzampe kurukikuka amahoro no kurusoza amahoro no kururangiza amahoro, kuko inzira ni ndende. Inzira ni ndende, yibwire ngo Mana muri inzira ndende itoroshye irimo ibisitaza byinshi, mako uzayisoza amahoro. Twinjire mu gusenga Imana no kuyihenda no kuyicacura no kuyinginga no kuvugana nayo. Mutima werekeze ku Mana, ugiye ukibwira urugendo rwawe uraruze kurusha ukundi yarumenya. Reka rero twinjire mu kubana n'Imana no kuyihenda icacure. Ginga umwuka wera nawe kwingingire kandi avuge ati naba data. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mukiza mwiza, turi imbere yawe duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru kuko uri Imana yacu. Dutekereje ko twagiye twumva ijambo ryawe, ko twagiye twumva basogokuruza n'abatubanjirije ko bagiye barwana intambara nziza yo kunesha. Twabonye abari bafite ubwoba, twabonye abari barakutse umutima, ariko twabonye uko wabafashije, twabonye uko waberetse ko n'ibibindi bibasha kurwana kandi bigatsinda iyo birimo imuri nziza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tubonye ko hari aho umuntu wese arisuzumye, hari aho yahagaze neza, ariko hari n'aho abantu bahagaze nabi, hari aho tutahagaze mu myanya yacu, hari aho umuntu atahagaze uko bikwiriye, hari aho twagize ubwoba, hari aho abantu bacitse intege, hari aho abantu bagenze nabi, hari aho itorero ryakutse umutima. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turakwinginze Uwiteka Imana Nyiringabo, reka umwuka wera twingingire, reka umwuka wera duhendahendera Imana, reka umwuka wera tuvugire, reka umwuka wera avuge ngo naba data, reka umwuka wera twibutse inzira, reka umwuka wera twibutse aho dukwiriye guhagarara.
mu izina rya Yesu tugirire neza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Babarire buri muntu uwo ari we wese, babarire uwo ari we wese Mana, tugirire bamene imbabazi, babarire itorero ryawe, tweze kandi udutunganye. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe nibikomeze kuba ibyawe, niko dusabye Imana Data, ni mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke mwese mbabwire icyo dusengera. Muhaguruke. Nabonye Mzee Habineza ari menyerewe mukuru hano. Ngwino mzee. Ndagira ngo muri ano materaniro kandi genda umva nizeye imbaraga z'Imana. Ingingo Imana ikomeza umugambi Imana igufiteho. Ubwira Imana n'akanwa ka ngo Mana, menye neza ko mfiteho umugambi. Ibyanyu numenye byose, ongera ucane itara imbere yanjye, menye umugambi wawe ukomeze. Ngendana nawe. Icyo nikikubamo uzaba ufite imbaraga zidasanzwe. Umuntu wamenye ko Imana imufiteho umugambi ntacyo wamutwara. Umuntu wamenye ko Imana imufiteho umugambi ntagatinya Goliyati. Umuntu wamenye ko Imana imufiteho umugambi ntagatinya Sawuli. Umuntu wamenye ko Imana imufiteho umugambi ntagatinya kujya kwa Farawo. Umuntu wamenye ko Imana imufiteho umugambi ntagatinya. Hanyuma icyo ugiye gusengera ni umugambi wacu, kandi twaka imbaraga. Ndagira ngo umunani mutero utaha n'imbaraga zivuga ngo Mana, ni ngewe na Yesu dufite ijambo rya nyuma kuri iki. Muremera kujyana ubwo butware? Ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku bukumi bwawe. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku rugo rwawe. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku kazi ufite. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku rubyaro rwawe. Ni weho. Wanze ubyumve ko ari weho. Yesu ashimwe. Muzee yaragiye kudusengera. Asenga avuga ati Mana, n'ibintu bibiri. Mana, ndi hano ndashaka kumenya neza iby'ibi bintu bindi imbere. Ibya Midiyani bimeze bite? Umva Imana ikubwira ngo umva. Ubyumve ku giti cyawe, umva. Aho byanyura simpazi, kuko nibi Gideyoni yumvishije ntago byanyuze mu muhanuzi wemewe n'Imana. Byanyuze mu mupagani wari uryamyaho. Aho Imana iri binyuze simpazi. Icyo shaka nuko utahumvishijwe iri kubwira ngo umva. Umugambi wanjye n'uyu. Cya kabiri, ijambo rya nyuma ni iryawe. Nta mpamvu yuko abadayimoni bakwaka ijambo. Ijambo rya nyuma ni iryawe. Kadusengere. Ngo dutuze. Uyu ni umunsi wo kwibuka, umunsi mukuru Mwuka Wera amanukiye intumwa ku munsi wa Pentecoste. Uyu ni isabukuru turimo twitegura.